Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, kanezere ko mumeze neza, njye meze neza uyu munsi, ndashima Imana, ndashima Nyagasani ukomeje kuneza ubuzima, ndashimira buri muntu wese ufata umwanya akareba Ketchup TV show, akareba yaba prank, yaba vlog, yaba ibiganiro, ndetse namwe mugiye kureba kino kiganiro. Ni kigufi pe, ariko uyu ni umuti. Nzi neza ko ibintu ngiye kubabwira hari abantu benshi biri bufashe, hari abantu benshi baba bakeneye guhumura ariko wenda nta mafaranga menshi ufite yo kuba wagura ibintu byatuma uhumura, cyangwa se ukaba uri umuntu uhura n'icyunzwe, ukaba nta bushobozi ufite bwo kwirirwa ugura ibintu byagufasha, bitewe n'uko hari ibintu bimwe na bimwe bifasha umuntu kurwanya kuba yagira icyunzwe. Hari ukugira icyunzwe bitandukanye, kumwe usanga ahantu hose hatose ukibaza nkora iki, nyine warabuze ikintu ukora. Uyu muti reka tuwite umuti uraza kugufasha. Hari n'ubwo uba utazana cya cyunzwe kigaragara hano inyuma, ariko wagira nakunzwe gake kakaba gafite wa mwuka wazura umuntu wapfuye, wa mwuka mubi ku buryo nawe ubwawe uba wiyiziho icyo kintu. So ku badamu rero, ku badamu niho ndi bwibande cyane, uretse ko aka kantu gakoreshwa n'umuntu uwo ari we wese, kaboneka ahantu hariho hose. Ubu harimo no kuvuga vuba vuba ariko mutubwire. Iyi product uyicuruza simwamamariza, nta nubwo ndi bubabwire izina ry'ahantu wajya kukagura, kuko nta muntu ugacuruza ndi kwamamariza. Nuba ugacuruza uzamakaze nkwamamarize, ariko ntabwo ndi kwamamariza umuntu, ahubwo umuntu ngiyewe yambwiye ibyiza by'aka kantu, ndaza no kubabwira ukuntu kitwa, nanjye ndakagerageza. Sinshobora kubabwira buri ibintu nagerageje, akenshi ibintu mbabwira mba narabigerageje. Iyo ngerageje ikintu nkasanga kirakora, nanjye ndaza nkababwira ni muzigeragereza. So ndabanza mbere na mbere nshimira umuntu, simbizi nimba areba ibiganiro byanjye, simbizi nimba areba Ketchup TV show, ariko ashobora kuba nzi nko muri bamenya, ahandi wenda atajya bireba, ariko isaha n'isaha nzi ko ushobora gukubitana n'iyi video. Mvuge ko mushimiye, sinzi ukuntu yitwa, uwo muntu namubonye ko ari umushuti wanjye, inshuti yanjye yitwa Nsoro, yahoze ari umusitari, umuntu kera muzi twajyaga twita ngo ni Kagabo. Ubu yabaye umuntu mukuru, afite umugabo, yakoze ubukwe, ni umudamu w'undi muntu, nawe ntabwo natinyuka kumwita Kagabo, umugabo we yamena. So n'abatindiye rero, iyi ngiyi yitwa Misk Twahara. Rero iyi Misk Twahara ni, ndabyita gute, kubera ko hari umuntu ushobora kuyumva ko asanzwe ayikoresha agahita ayimenya, hari n'uwayimenye ntaravuga izina ko asanzwe ayikoresha. Ariko nimba utarayikoresha, uzagende ahantu uzi bacuruza amaparufe aya ngaya basuka, cyane cyane ku bamizero. Njyewe niho nyizi, no mu mama nayiguzeho, nubwo ntazi ukuntu yitwa, ni umusiramukazi. Sindi kumwamamariza mu byumba bibiri, mutagira ngo ndi kubikora kubera kwamamaza. Buriya hari igihe umuntu aba ari kwamamaza bimwizera ibintu ababwira, kandi n'ibyo umuntu ababwira biba ari ukuri. Iyi rero Twahara ni iy'umweru, ntabwo igira impumuro ivuga ngo umuntu uri nka hariya ngo arahita abyumva, kereka wakakoresheje ukagira n'ibindi bintu ukoresha. So aka rero tuhire ku badamu. Iyi Twahara ku badamu, hari abantu bayikoresha bakayisiga hagati y'amaguru, hano gutya ku mubiri, ariko ku ruhande, apana kuri sex, ku mubiri ku ruhande, hano ku ruhande, ukagira agahumuro keza. Hari abayikoresha ngo bitabaza, njyewe ntabwo ibyo mbyemera, kuko simba numva cyane ari nka muganga w'inyandikiye, ibyo byo ngiye ntabwo mbigiriyemo inama. Ariko kuyisiga ku mubiri ni byiza, cyangwa se kuyishyira mu mazi nijoro yonyine, ukayikubitira mu mazi ukayoga, yo uba ufite agahumuro kameze, niba ari nk'ak'umubebe, niba nabivuga gute, uba ufite agahumuro kadasanzwe keza kari mu nagutindeho. Ariko rero njye ntabwo nashaka kubabwira ibintu byinshi ngo by'ahantu wagenda uyisiga ngo uri umudamu ngo ikintu yego, ku badamu yabafasha, byiza kukisiga hano gutya na hariya nababwiye, ariko udasize ku myanya y'ibanga, apana ntugapfe gusigayo mubonye. Uyu nubwo ari umwanya w'ibanga, siga hano ku ruhande.
ni byiza. Cyangwa se nka kumwe uba ukiva mu mihango hari ukuntu haba hari oderi itari fureshi, bikaba ngombwa ko ukenera akantu ko koga buri mwanya, cyangwa se ukaba uri umuntu ufite akazi uri bugende ukamara umunsi wose ugenda utabona ukuntu ujya kuri tuwarete buri mwanya ngo wesitanje n'ibiki byose ushobora kugakoresha. Bivuze gutyo ntimukibagirwe no kwambara poroteje. Mana, iyo mpuye n'umuntu utambara poroteje mpita mbimenya. Ariko utiyitaho, ushobora kuba utayambara wiyitaho umuntu ntabyumve, ariko ushobora kuba utayambara utiyitaho. Yo tuba tumaze gutya. So niba udashaka rero ko abantu babera icyo bakuvugisha bakunda umwuka wamaze gutya bakugira hejuru, koresha iyi tohara, ni nziza. Ikindi kintu cyiza rero kirenze cyayo nakunze ari nacyo nshimira umuntu twahuriye ahantu ari ngiye kuyigura. Ngiye kugura bakarati, hari abantu mwitera murayizi, ni agapafe gahumura neza. Ngiye kugura bakarati, ndangije njyana n'umushuti wanjye Nusura ajya kunyereka umumama w'umushuti we twagurira. Tugezemo tuhasanga undi muntu arambwira ati aka kantu gutya ndabona ko twinjiye nyine bitamubaza ese tuhari abantu barayitabaza, arambwira ati oya nanjye ntabwo ibyo bintu mbyizera, ahubwo nizera ibi n'ibi. ndabwira ibyo nanjye ndabyizera, ariko umuntu yitabaza ngo twashaka kumva uko bimeze, ko tuba tuvuye hano tubwiye gutyo turarebana gutya. So rero ndashimira cyane uwo twahahuriye akambwira ati ahubwo ngiye nyikoresha muri ubu buryo, ari nabwo ngiye kubasangiza. Iyi tohara iba ifatiriye, nze negere kuri kamera murebe. Iba ifatiriye, iyo ugiye kuyikoresha ntabwo bisaba gukoresha nyinshi cyane. Ndi kwanga kwishyiraho byinshi kandi nafite aho mbisiga. Iyi tohara rero ni nziza, ufata nka kariya warangiza ugasiga mu kwaha neza, ugasigamo, ntabwo bigombera kenshi, ntabwo igombera nyinshi pe, usigamo gake, hehe no kubira ibyunzwe ngo bibone bitunguka ku ishati, hehe no kubira cya cyuya cyiza ukumva nawe ubwawe amazuru akumereye nabi, ukumva wajya ahantu ukihanagura, ukumva wajya ahantu koga, kandi wenda uri mu kazi ntufite uko uri bubigenze. Nimba ushaka kurwanya icyo kintu uzagure ino tohara uyisige mu kwaha, usigemo gakeya. So icyiza rero cy'iyi tohara kindi ni uko ugura bitewe n'ubushobozi bwawe. Aka ngaka nakaguze 2000 cents. Ushobora no kuba ufite icupa ukagenda bakagushyiriramo aka 2. So umuntu ucuruza tohara n'andi mapafu asukika, nimba wumva ushaka kumwamamariza umpamagare cyangwa unyandikire muri comment, ushyiremo namba yawe, cyangwa ujye kuri Instagram yanjye unyandikire. Rero abantu muzagenda mugerageze ino tohara, mujye mukisigana nijoro, abadamu mugiye kuryama muhumure neza, mwihumurire muhumure nabo murarana nabo, ubuzima bugende neza. So nimba wari ufite icyo kibazo rero ukeneye ikintu wakisiga kikakorohereza ugahumura neza nta bibazo udahenzwe, igurire tohara. Ndabakunda cyane, bye.